Action. Bakunzi ba DTM TV twongeye kubaramutsaho muri hose amajyaruguru iburasirazuba ndabizi mudukunda muri benshi ntago muhema kudukurikira ujye mwibuka mukore comment share na like ahantu hose ibigano byacu mukore subscribe diaspora ndabizi muradukunda muri benshi mudukurikirane uyu munsi mfite umutumirwa umwe mu batumirwa nizera ko turi bujyane ikiganiro kiryoshye cyane sibyo ra ya nibyo umeze mutese shani pressure mbere wabwira abantu badukurikiye amazina yawe nitwa Perfect ya Perfect iragenda yagendaga gake nyine biraho ko warubuze hose hapi ntago narimbuzeho ndahari amakuru nkaba numva bambye ati Perfect yari ahantu kure ase iyo bavuze mu mutenye ubyumva iryo jambo barisobanura gute abantu batarizi mu mutenye se buriya simbizi neza ariko nyine ni ahantu hatoroshye hajya umugabo hari uwajya akagwayo mu mutenye nyine ubwo nyine urumva nyine ntabwo turumva ubusobanuro bwawe bahirwa nyine ariko urumva arana ngo ni ngo umuntu ngari mu nkutenye ni uburoko ubwo se nk'iyo umuntu akubwiye ngo harimo ukuntu abantu bo mu buroko hariho ukuntu nyine ujya kumva uyu muntu uzansurize ngo nsurize ngo abantu bari mu gihugu hariya ntago ari mu gihugu kubera ko nyine ibintu bibera mu gihugu si bihabera hari ibintu bihabera ni ibintu biba bimeze nyine nk'ibintu byo gupfa ntago haba horoshye nyine none se mu gihugu uramuvinga mu gihugu ubona ibintu byose ubona amamodoka ubona iki ariko hari nta kintu ubona hariya nyine aserika kubaze nk'ikibazo cy'urumva witude nk'urugero nko muri gereza yabimeze ubundi we bwa mbere ugerayo bagufata nyine wewe washinjwa biki bagufatiye iki to muri make bisanzwe ngewe ngerayo bwa mbere nashinzwaga ubujura naragiye nyine ndabukora uburoko nyine baza kugufata wumvisha iminsi muri wowe baza kumfata ngiye ntago nanzi ko ari ibintu bikaze kuko nyine natabwiziho numvaga ngiye kugenda nko kuri station bakambaza ibintu nkongera nkataha ariko ntago ariko byagenze nagezeyo nsanga ibintu birakaze nsanga ndi gushinzwe ibintu bikomeye cyane mpita nyine bahita banjyana kwa Kabuga niho nahise njya kubukorera wabukoze nk'igihe kingana iki mani hari ahantu namaze ukwezi ariko nyine ukwezi kwawo kuba kumeze nk'umwaka imageragere kuko hari kwa Kabuga babukaze none nsobanura ubundi nsobanura nk'ubuzima bwa gereza ubundi nka gereza umunsi waho umeze umunsi wa gereza mubyuka saa 11 mwirukanka mujya kuri toilette ntago mugenda gakeya mwamwirukanga nyine reka abantu badukurikiye DTM TV ndabizi nabahanga cyane bakunda ibiganiro byacu cyane baduha n'ama comment reka tubatangire ubundi bwa mbere kigera muri gereza biba bimeze ute bari ubuzima bumeze ute ubundi iyo ugeze muri gereza bwa mbere nyine buba ari ubuzima butoroshye ku buryo ushobora no kuba wanakwiyahura bitewe n'ibyo ubonye iyo ari ubwa mbere ufunzwe nyine ariko nk'umuntu wabimenyereye wenyine agerayo yisanga iyo uhageze nyine biba bigoye haba harimo inkoni haba harimo iki ntago mwoga babita abaserine abaserine abantu bageze muri gereza bwa mbere babita abaserine n'abaserine bavuga ati abaserine baje ninjoro bari hewe ibintu nk'ibyo nyine nose tubwire ko amaterime muri gereza utakumva handi mu gihugu ni wenda urajya nsobanura slang n'uwo muntu bisa wenda nk'umuntu mushyashya bamwita umuserine umuntu mushyashya bamwita umuserine noneho muri gereza hari ahantu baryama hatandukanye haba harimo ahantu h'ingagari haba harimo ahantu h'abantu baciriritse kuko hari umuntu barafatishije muri gereza hari ahantu uryama hitwa muri gare ni ahantu nyine haba abantu baciriritse umva urara imbeho igukubita imbeho nyine ya danje igukubita
hari n'ahandi bita ku gikuta matora yawe biri ku gikuta nyine uryamye neza no kubona impungure ntabwo biba byoroshye biba bisaba kwiringa nta kintu kirahari ubundi ikintu cyahariya hose cyose ni uburoko ni imigeri ya danje musohoka nyine kuri mucaka ntabwo ujya ugenda gake ugiye gake urakubitwa ugenda mwirukanka mukagera ahantu kuri tuwarete ahantu hato cyane mukahabyiganira hari n'igihe uvayo utanyaye iminota yawe yarangiye biba bisaba kwiyaminiya no kuba ufite iyo byibuze bakiyongoza b'inshuti zawe cyangwa se ufite ibiceri iyo ufite ibiceri nabwo nyine hari igihe ubona umuyaga ukajya woga wenda ariko kuko hariya woga rimwe mu kwezi mwoga rimwe mu kwezi ni itegeko baba barashyizeho ntabwo ari buri muntu wese woga ngo abonye amazi ariko iyo ufite amafaranga urayatanga ukajya woga inda ntizikwice kuko hari abinda hari igihe ubona ikiringiti kiri kugenda wakubura ugasanga ni inda ziri munsi ntabwo biba byoroshye hariya nyine nibyo ndi kukubwira none se ubwo bishatse kuvuga ngo urumva nyine noneho nk'umuntu ukigerayo ubwo bwa mbere ubuzima burabanza wafatisha nko mu gihe kingana iki hariya bigutwara ibyumweru 2 kuba wiyakiriye nyine kubera ko hari twe batujyanye ari nijoro tugezeyo nyine twasanze barya icyo gihe twe twaranaburaye ntago twariye impungure zari zashize twagezeyo nyine baba baryamye gutya basobekeranye ngezeyo ngira ngo ni imirambo ngezemo ndavuga ati ibi ni ibiki banyarwanda ko nyine biba biri aho tu nagezeho ndi yakira ndabukurura nyine nashe nidacika kigera mu gihugu se kukwakira nageze mu gihugu murana bamwe mu bashuti banje nyine birabashimisha ako nyine ntago wajya habura n'abahetaza ari n'uwo twahuye arambwira ngo nje vuba wana ngo ngo shahura bangutse ugiba muri gereza baramubwira icyo kijama cyarambwiye ngo mani ngo kubangutse ngo abandi bagiye bagatindayo ngo urabangutse rwose sinzi ibintu ukoreye ndavuga ati mani ubundi abangutse kandi nyine hariya wamara y'umweru uzanye uburoko bwarakuriye keretse nk'iyo bimenyereye hari igihe hariyo n'abamara ukwezi bari nko muri operasiyo ibintu nk'ibyo ariko njye nari ndi mu batemera yewe ntabwo yemeraga icyaha narabyangaga mvuga ati wapi ntabwo niba mu batemera nyine umarayo amezi 3 wari ufite umukobwa se ubyibura w'umushiti wawe barahari benshi abo gutereta ntago yabura akimara kumva se akimara nyine kubona ko bashiri wawe yakiriye gute ko umugabo agiye muri gihe hariya kwa Kabuga ntago bajya bagusura iyo bagusuye nabwo ntago bakubona baragusura nyine bakaguhamagara ati kanaka yaje nyine barambwiraga ngo yaje nabyakira nyine biraho ariko nyine numva iyo umuntu aje kugusura ntunamubona uhita ugira agahinda kenshi cyane nta kintu banakuzanira nta n'umwenda yaraje yaraje nyandikira urupapuro nyine ndarusoma biraho barakwandikira ukabisoma nyarya nyine iyo ufunzwe mukabona byuzuye umuntu araje uvuga ati sindi ngiye nyine nta nubwo bituma uburoko bukurya cyane ngo ntabwo wumva ngo uburoko ngo burakurya hari umuntu uba urimo nta n'umuntu waba afite umukurikirana nyine ku buryo wiheba noneho ngo ugenda ukomeza ubuzima ukumva bimeze neza uba wumva ari kuru ukavuga uti nimba mfite abantu bankurikirana ukabona ko utari wenyine rero ngo uba ati nta kibazo ubuzima buri kugenda haturatse se muri gereza se entertainment yayo bimeze abahanzi babo harimo abasani abasani barimo n'aba pasiteri hari abarasenga bya danje abajura baba bazi gusenga muri gereza abarimo abasani abarimo ba pasiteri ngo iki pasiteri aragusengera akagira amavuta hari igihe bajyaga bafata umwanya bagasengera abamazemo igihe kinini njye nagiye mu kwa 6
ariko hari harimo abantu baje mu kwa 12 k'umwaka ushize none bagafata bajya kubasengera nkajya mvuga ati se nimba ari umuntu uri hano yaraje mu kwa 12 akaba ataratange ngo abanjize isaha nzahava none pastor akagusengera akabagasenga ngo Mana dufasha abavandimwe bataye basize imiryango ibiki n'ibiki biraho nyine kandi pastor mu buzima musanga ugasanga baba bafite na korari bazi kuririmba kandi ari ibisabo abakubiye nyine ari hanze y'igihugu hanze ya gereza ni abari iki baba bakaze abarimo abantu bazi kuririmba abapasiteri nyine hanze mu gihugu akaba ari igisabo ariko muri gereza ari pasiteri kandi ujya mu mavuta yego ko mani baba bafite na cyakijwe cy'abapasiteri nyine ku buryo avuga igihodi cyose kikamwumva hari isaha zo gusenga hari isaha zo gusenga zigera abantu mwese akaba ari itegeko mukabyuka mukicara bagasenga ntabwo bajya baryama badasenze na mu gitondo barasenga na siporo nyinshi cyane siporo ntabwo mujya hanze mugiye kunyara rimwe ku munsi urazikontorora uzara umuntu ugitera ujye kubitiramo ukumva nyine utekereje nk'umugore nyine ari kuko abari n'abagore murabareba ariko bagufasha uri kureba abagore baragukubita inkoni za danje hari naguhengama bihaba guhengama ni ukureba abagore babyita guhengama bahita bajya kwa general ati iki twagifashe kiri guhengama bagahita bakumenera amazi mu kugasima hari agasima babakubitiraho kazirya yabana n'uvuga harya amazina ni perfect yabana reka tube ducumbikiye ahangaha ikiganiro nari abakunzi bakeneye part 2 yacyo uzayibaha ndahari ngewe meze neza ndahari ariko nyuma y'ibyo byose ubundi mu ukora iki nyina amafilme ukina filime ubuzimwe ukina filime watinye ukina filime ryari natangiye 2019 nese wumva ubwo buzima utazabukinamo filime byaterwa mbonye abakinnyi babimfashamo bamfasha ntabwo biba byoroshye rero babwira imbuga ukoresha nawe umuntu wumva mwaganira ntabwo ari ngombwa kakanga tuzabivuga ubutaha muri part 2 bakunzi ba Detembe TV ndabizi ko ikiganiro kiba kiryoshye mujye mugishyiraho subscribe zamuka kizikeneye ciao